Yes, 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 yes. Yego, 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 yego. Nongeye kubashimira mwe mufashe akanya mukongera kuturebera hano kuri Future Empire. Ngusaba kugira ngo niba utarakanda subscribe ukabanza ukakanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro tugenda dukora ku filime yacu Inzira y'Umusaraba, tuvuga uko episode yarangiye. Ikintu tugiye kugarukaho cyangwa ingingo nyamukuru tugiye kuba twavugaho agace tutari twavuze ejo hashize, tugiye kureba cyane cyane uduce twose turagenda tutuvugaho, ariko tugiye kureba aka gace kari hagati ya Rugema ndetse na Fabiola bari kwiga ku kibazo cya Kamarade. Hano Fabiola ahangayikishijwe n'uko ba Kamarade bagiye kongera kugarura umuti, akaba nanone ahangayikishijwe n'inzu y'abandi barimo. Ngira ngo nkubwire ngo iyi mitungo yose baba bakiniramo niyo iwabo kwa Iribagiza. Uriya muti ba Kamarade na Emile bafite, uramutse ugeze kuri Iribagiza akibuka ibintu byose, ibaze nawe uri Iribagiza ukamenya ko iyi mitungo yose barimo bari kwicunaguzwamo baguhemukiramo mbere kari akageni ari iwanyu. Ese ari wowe wakora iki? Ibi nibyo byose tugiye kujya turebera hamwe, dutanga ibitekerezo, twunganira, tuvuga uko ubaye uri Iribagiza wabikoraho. Rero mureke twongere tuze turebe ku duce twacu tugiye dukunzwe cyane kuri iyi episode ya 36, cyane cyane aka ngaka ka Rugema ndetse na Fabiola bari kwiga ku kibazo cya ba Kamarade. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, oya, oya winsiga, winsigirira, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Yego tudatinze cyane rero, ahangaha nuko twari tumaze kubivuga agace ka papa Isimbi, Rugema ndetse na Fabiola. Ahangaha bari bahari bari kuganira. Twabonye ko filime yacu ariho yatangiriye, papa Isimbi abwira Fabiola yuko ibibazo byabaye ibibazo, aferi yabaye aferi, noneho hikubisemo n'ibura rya Isimbi, ibibazo bigomeje kuba ibibazo. Hano Fabiola yabashije kuba yamusubiza ngo udashyizemo n'ibya Kamarade wowe uracyavuga ibibazo bihe. Ahangaha Fabiola yagomeje abwira Rugema yuko afite amakuru yuko Kamarade ari mu Gisagara. Hano Rugema rero byamutunguye, amubaza aho yabikuye. Fabiola mu kumusubiza yamubwiye ko ari maneko ziwe hano ngaha turabizi ko ari umukozi wawe Emeline, ariko ahangaha Rugema yagomeje afite ubwoba bwo kumva ko Kamarade yaje, bigomeza bimutera ubwoba, yibaza ukuntu Kamarade yaje mu buzima bwabo. Byari ibintu bikomeye kabisa. Ahangaha byari ubwoba kuri Rugema, kabisa bwo kumva ba Kamarade ko bageze mu Gisagara.
ikintu rero giteye ubwoba cyane cyane hano Fabiola afite ubwoba yuko bari bumusohore mu nzu, kandi Rugemanga yamaze kumva cyangwa se yahise atekereza neza neza ko umuti bawufite uri bufashe Iribagiza, bityo rero Rugema yahise yongera gutekereza gusubira cyangwa se guhamagara abo bafatanyije urugamba rwo kwica ba Rugema ngo bongere umurego, bongeremo babikorene ubushake, bongeremo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo babomore cyangwa se bavaneho ba kamarade kabisa batarageza umuti kuri Iribagiza, kuko uriya muti uramutse ugeze kuri Iribagiza byagira ingaruka kuri aba bose, kuko n'iyi nzu bayivamo. Ahangaha Fabiola rero yahise amubwira ko atangiye kwivuga noneho ari umugabo wa nyawe, amugira inama yo gushaka abambari biwe kuko bose bazajyana, bose bazava muri iriya nzu icyarimwe kandi bazabiburira icyarimwe, bose byabagiraho ingaruka. Niyo mpamvu Fabiola agomeje gufatanya na Rugema kugira ngo barwanye ba kamarade kugira ngo batagera ahangaha kugira ngo bahe Iribagiza umuti. Ni ibintu byakomeje kuba ikibazo hano hagati ya Fabiola ndetse na Rugema. Ahangaha twabonye ko ariho filime yacu yatangiriye, bibaza ikibazo kuri kamarade na Emile, kandi barabibona ko ari ikibazo kabisa kibahangayikishije, bakeneye igisubizo. Iyi ni igisubizo bari gutekereza, nta kindi ni ukubavana mu nzira, bishatse kuvuga ngo ni ukubica bakavaho. Aka niko gace rero ka mbere, kandi ni naho filime yacu twabonye yatangiriye, niko gace kadushimishije. Rero aka gace tuba turangije ka mbere, ndagira ngo ujye uhita uteraho comment niba wabashije kumvana natwe kandi ukagirana natwe ahangaha tukiri kumwe. Jya uhita uteraho comment uvuga ngo kabisa n'udutima twinshi, uvuga uburyo nawe ubyumva n'uburyo tuba tubikoze. Murakoze, reka twongere tubone ku kandi gace kagiye kuza. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire rungu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Tudatinze rero, agace kacu kaza ku mwanya wa kabiri cyangwa se agace kacu ka kabiri kadushimishije nuko twabivuze mu kiganiro cyabanje. Agace kandi na ko mama wa Cyusa yari ari kuganiriza Iribagiza, aho Iribagiza yari yagiye iwabo kumureba. Mama Cyusa yari ari kumubwira, yari ari kumubaza ati mbabarira umbwire uko uriya muryango wari ugufashe nuko wari umeze. Ahangaha nyine uko wari umeze cyangwa se bakujijije iki. Hano Iribagiza rero yamubwiye ko atazi icyo yazize, umutima we nta kintu umushinja, ngo yagiye kubona akabona papa we aramufashe aramukingiranye. Ahangaha rero mama
Cyusa yagomeje abaza ikibazo Iribagiza amubaza ati ngo ase ubona uriya muryango koko ari uwawe, ubona ari wo wavutsemo? Hano Iribagiza rero kubera ntabyo azi bamufasha akiri umwana, yavuze ko yakuze ari babona kandi ari bo babyeyi be koko. Ase Iribagiza namenya ukuri akamenya ko aba ngaba atari ababyeyi biwe, ubona bizagenda ute? Ese Iribagiza azabyakira? Iribagiza uba uvuga ko ari ababyeyi biwe yabyirutse ababona kuva mu bwana, ba kamarade nibamuha umuti cyangwa se bakabimubwira, ubu azabyemera? Nicyo kibazo tuba dufite hagati yacu. Ariko se wowe ubibona ute? Ubona azabyemera cyangwa ubona atazabyemera? Jya ujya muri comment kabisa niba ukigejeje aya masaha turi kumwe, wandikemo uko nawe ubyumva. Niba ubona azabyemera, ni igitekerezo cyawe kubidusangiza ukatubwira uko nawe uba ugenda ubyumva buri kanya kabisa. Aka niko gace rero kandi twabashije kuba tubona tugakunda ku mwanya, akaba aribyo byatumye tugashyira nyine ku mwanya wacu wa kabiri. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, oya, oya winsiga, winsigire runtu, umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. Akandi gace rero k'ingenzi twabonye mu iyi filime byari bishatse no gutuma ko kaza ku mwanya wa kabiri, ariko twakagumishije ku wa gatatu. Agace ni agace kanshimishije cyane, aho Cyusa ashaka gusezerana na Iribagiza mu murenge. Hano Cyusa yari ari kugisha inama papa we amubwira ngo hari akabazo nshaka kukubaza, cyangwa se bitakunda kukansubiza ukangiramo inama. Ako gace rero aka gace nakavuze ni uko yari ari kubwira papa we ko yamugira inama cyangwa se akamusubiza. Yamuhaye igitekerezo kivuga ngo ndashaka kujyana Iribagiza mu murenge. Hano papa we rero mu kumusubiza yamusobanuriye ko ari ibintu bibera hagati y'imiryango, agomba kumenyesha umuryango wo kwa Iribagiza, ariko bitewe n'ukuntu bawuzi bemeje ko batabyemera. Bavuze ko uriya muryango utabyemera n'ubundi, bajya inama rero yo gushaka abandi babyeyi cyangwa se abandi baza kuba ari ababyeyi ba Iribagiza, bakaza bahagarariye ababyeyi ba Iribagiza mu gihe baba bagiye mu murenge. Mbese wowe ubona ibi bintu bagiye gukora ari byo? Ubona biri bubahire? Urabona se bizagushimisha ku kihe kigero kubona Iribagiza akora ubukwe nta babyeyi afite biwe ba nyabo bataje mu bukwe? Ase bwo niba bazaza, ubona ababyeyi be bazemera ko ashyingirwa na Cyusa, kandi Cyusa bivuga ko yateye umukobwa wabo inda? Ubona wowe bizarangira ute? Niyo mpamvu ngubwira ngo jya tujya muri comment uvuga uko bizarangira kabisa. Aka niko gace kandi twabashije kubona tukumva turakunze. Inzira y'umusaraba, inzira y'umusaraba ni ndende, oh ni ndende. Inzira y'umusaraba.
inzira y'umusaraba ni ndende, inyurwamo n'uyizi kandi ihanganye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo wahuriramo nabyo si bikeya. Iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo, ni urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Nubwo ntotezwa ngakubitwa, siniheba, siniheba, oya, 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 winsiga, winsigire umutima wanjye uragukeneye. Subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, wibuke bya bihe. Subiza amaso inyuma. tudatinze rero akaba agace cyangwa se agaparite kacu twashyize ku mwanya ubanziriza uwa nyuma, ni agaparite kari kari kubera hagati ya Iribagiza ndetse na se. Hano Iribagiza mu gahinda kenshi yari ari kubaza papa we ngo kuki wanyingiranye, papa we akamubwira ngo ni ukugira ngo dufashe murumuna wawe Isimbi kugira ngo abashe kubona ubwigenze bwiwe, cyangwa se tubanze kureba ikibazo afite. Ariko aha ngaha Iribagiza yavuze ngo ibyo nibyo byatuma unyingirana mu cyumba njyenyine, kuki udakunda abana bawe kimwe. Kari agahinda kenshi 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 cyane kuri Iribagiza yari ari gutora papa we. Aka niko gace twashije kuba twashyira kuri uyu mwanya. Agace ka nyuma rero twabonye, reka tukabagezeho nk'uko twabibonye. n'akandi gace gasigaye ni agace nako kari hagati ya koca, ndetse n'inshuti ya Isimbi, aho twabibonye neza cyane. Hano inshuti ya Isimbi yari iri gusohoka ivuye kwa Cyusa. Icyo nakubwira kwa aka gace rero kari guhuza koca ndetse n'iyi nshuti ya Isimbi, bari kuburanira, ukoca aburanira Iribagiza, undi aburanira Isimbi. Bamwe bari guharanira ubwingenge bwa umwe yari guharanira ko Isimbi, ni ukuvuga ngo ubundi ni intambara ebyiri kabisa. Umwe aharanira ko Isimbi ari we washakana na Cyusa, undi akavuga ko Iribagiza ari we washakana na Cyusa. Uri ku ruhande rwa Iribagiza ni koca, undi uri ku ruhande rwa Isimbi nuko byumvikana ni inshuti yiwe. Rero byari ibintu by'akavuyo cyane, bari kuhangana baterana amagambo bashyigikirana uruhande rwabo. Ase wowe ubona ari nde ukwiye kumwegukana? Ushyigikira nde muri aba babiri? Ni ibintu tuba tugomba guhita tujya muri komenti tukandika kabisa. Ngira ngo nanakubwire ngo ubu ni bwo buce twari twabateguriye kugira ngo tuze tubushyira ku murongo tuvuga uko bwagiye bugenda. Ngira ngo mbwire ngo wowe ugejeje aya magingo tukiri kumwe, ukiri kutwumva, niba utarakanda subscribe ntibibagirwe kugenda udakanze subscribe, kandi mbwira ko naguheranwa n'irungu filime yacu bihari igihe ku kindi kabisa. Reka dusubire ku wundi munsi cyangwa se ku yandi masaha, tuza tubagezaho tubabwira ubuce bw'ingenzi, tubagezaho buri gace muri episode izajya iba yarangiye, uko kazajya kaba kagenzi, cyangwa se uduce twiza tuzajya tubona, tuzajya tubatondekera bitewe n'uko n'amagambo bagiye bavugiramo, n'ibitangaza se, cyangwa se nk'uko natwe tuba twagiye twumva tukumva turadushimishije, nibwo tuzajya tugenda tutubatondekera duhera ku kambere tugeza ku kanyuma, cyangwa se duhera ku kanyuma tugeza ku kambere. Niba wishimiye ibi bikorwa byacu, nkubwire ngo ujye uduha like, ujye no muri comment tubwire ngo courage mukomerezaho, muduha n'udutima twinshi cyane. Yego rero nimunyemerere dusoreze ahangaha, ngira ngo nongere kukwibutsa ko ahangaha ari kuri Future
Future Empire kabisa, umurongo baje kugira ngo tujye tubana muri filime yacu dukunda turi benshi cyane, tuza tuvuga cyangwa se dutondeka ubuce bwagiye buhiga ubundi uko tuba twagiye tubibona. Wabona hari ako twarenganyije cyangwa twagize ute, ukajya muri comment nawe ukavuga ngo aka ngaka mwari kugashyira ku mwanya wa mbere cyangwa se wa kabiri. Ni ibintu biba bikenewe kuri mwebwe muba mukikijije aya masaha mudukurikiye. Rero munyemerere nsoreze aha ngaha mbabwira ngo ciao ciao ciao, twongere tubane.